Murakaza neza kumenya ICT TV muri kumwe na Francis wifuriza cyane hirwe. Mbere na mbere tubanze kwifuriza umwaka mushya muhire. Ni ikindi kiganiro cya mbere tukuze muri uwo mwaka, twajya ngo tubashishikarize kukireba. Bwa mbere tugira kuri channel kumenya ICT TV muri uwo mwaka wa 2025. Turabifuriza rero kugubwa n'intangiriro nziza z'umwaka wa 2025, mugubwa neza mu byo mukora, Imana izabahe umugisha. Tubashishikariza kandi gukora share, subscribe kuri umenya ICT TV kugira ngo tugende umunsi ku munsi tugende tubona ibiganiro bitandukanye. Akanya rero turi umukunzi wacu watubashije ikibazo atubwira ati se ko nagize nimero ya telefone yanjye nkaba narayitaye ntakifite, nkaba ntara no swapisha byaranze, ese ni gute iyo nimero ya telefone yo muri system yanjye ati MyS nayihindura? Hari umukunzi wahoze bitubaza, turavuga ati reka tuze kumukorera uburyo twayihindura. Yatubwiye ati happy new year, nimumfashe iyo utagifite nimero wakoresheje muri registration muri TMS cyangwa muri TMS ugenza ute, kandi password yawe ikaba yarabaye expired, nimero wayibona ute ujya ngo nimero yawe wayikorte? Niki ndi gutubake muri icyo kibazo ubasanze muri TMS yawe nimero wayitaye cyangwa warayikwibye cyangwa nto wakoresha swap, nta nimero gifite mbega ntushobora no kongera kuyibona, ni gute wabigenza? Wanakwirikaho ushaka kwinjiramo ahubwo ngo password yawe expired. Muri bako ko password yawe expired bisa gukora recover cyangwa kuri setting kugira ngo ubone indi, bisa yuko ugomba kufite ya nimero ya telefone. Ni gute rero kwamufasha uwo muntu? Ni ukuvuga kugira ngo tumufashe muri we kuyihindura we ntibyakunda, ugiye kuri setting cyangwa ntabwo yabona message wayoherezaho. Ni gute yahindura akabasha gushyira mu indi nimero ya telefone? Usishoka ni ikurikira, ni ukwinjira muri konte, azagenda ashaka umuyobozi w'ikigo wiwe cyangwa w'akarere, umwe muri abo ngabo, none azinjiye muri account umuyobozi w'ikigo kiwe, yinjiye muri account cyangwa uw'ako karere yinjiye muri account yiwe. Namara kwinjira muri account yiwe, inje muri TMS nyine kuri account yiwe, nagize aza hano. Ubwo turimo tashishikariza n'abayobozi b'ibigo by'amashuri ku buryo babasha gufasha abarezi cyangwa abarimu babo kumenya uburyo bahindura bagahindura nimero ya telefoni baciye muri konti yiwe niba yaragihoye n'icyo kibazo. Niyo umaze kujya kuri staff list, umaze kubona urutonde rw'abarimu bose ufite, uraza ukajya imbere y'izina ryiwe. Urugero ukaza ukajya kuri imbere y'izina ryiwe. Urugero dufate umuntu runaka mahangaha, tumuhindurire identification, tuze tujye ku rugero runaka ku mwarimu runaka ngaha, uze hano ku tudomo dutatu imbere y'izina ryiwe ukirika handitse ngo update profile. Ibi mbibutsa ko mu gihe cy'umwarimu ntiyabikora. Imaze kujya kuri update profile, imyirondoro yiwe iraza. Noneho hano hasi hari nimero ya telefoni, phone number, ukaza ugahita wasiba ukandikamo indi. Urabona ko birakunda rwose. Imaze gusiba ugashyiramo indi nimero nshyashya cyangwa email, cyangwa igihe nuza uraza ugakira kuri save change, bigahita bihinduka imyirondoro yiwe, ukaba ya nimero ya telefone yari afite ikibazo igahita ihinduka we, noneho akazakoresha akazinjira muri system akoresha ya nimero nshyashya wamushyiriyeho. Ni uburyo duhinduramo nimero ya telefoni duce muri konte y'umuyobozi w'ikigo kugira ngo utubashe kugera ku myirondoro y'umwarimu wari wabuze ikibazo cyo kugira. Ubwo nagiye nsubize umwarimu wari ufite ikibazo cya nimero ya telefoni yibagiwe cyangwa yataye akaba atakifite atayikoresha, uko wayihindura n'uburyo abasha kongera kwinjira muri konte yiwe no kwanza ukayiditinga muri profile yiwe. Murakoze, murakama mukomeze kuba neza, mukora share, comment, like ku Umenya ICT TV tujyana umunsi ku munsi. Ciao ciao.